ikibazo wegena nzakubwira umunsi wagarutse. Ntabwo wenda impamvu barwara imitima n'iki iyo havuyeho n'ifaranga rimwe byonyine tangira guhangayika. urabona rero tumaze iminsi myinshi hano nabaga kandi urabona urugo twararutaye twiteguye neza ejo bundi tuzasubira mu rugo tujye kureba ko mama yaje turebe uko amerewe sibyo ariko nawe ntuzanye gututa ubwo ubu hari tuba twarabaye gutya. oya Mina ntugire ikibazo nabasezeranyije ko rwose ntazongera kubasiga humura rwose ntugire ikibazo sinzongera kubasiga pe. ngo nizere ko utazongera kuduta cyane rwose ntabwo nzongera. None se mama David ubundi ugiye hehe? Ngiye gusura wa mama ntoraguye nenda gupfa. Ahubwo sha Edmo uzajya ndebera batazanyangiriza maze. Ngaho genda rwose ntugire ikibazo mama David nzakurebera nta kintu bizaba. Nene se Edmo Karame wambwiraga ngo papa mbona ufite ubwoba ukaba wishimye isi byanda bisobanura ni ibiki ko mama David genda yewe we ntugire ikibazo wegena nzakubwira umunsi wagarutse ahubwo hatagira umuntu ubona ari kumwe nawe reka ngende nzakubwira nugaruka. ni ibikira Hey. Wow. Bite shagaho? Ni byiza papa. Hase kumbona wishimye cyane byo guseka byayenze gute papa? Sha. Yeah. Mwana. Bambwiye ko business zanjye ziri kugenda neza. Nta kibazo. Yego. Ne karibu. Mama David. Ariko se, uraho neza? Se Mama David. Uraza untura amarira koko? Ngwino wicare maze umbwira ibyawe. Ariko papa nyamara iyi minsi business zirimo guhindagurika cyane aha. Ejo wari urakaye none ndabona uyu munsi wishimye cyane sinzi ko twabimenya rwose. Reka shabwana wanjye no kutarakura. Ngo umenye uko business zikorwa. Iyo zizamutse ibyishimo birazamuka. Zamanuka kandi nabwo ubwo imibabaro n'agahinda nabyo bikazamuka. Niko business niyo mpamvu ubona abakirerega barwara umutima shaka. Papa. Umva buriya abatari niyo mpamvu mba nkubwira warwana we ntubibyuke neza. Hasoni uriya ntabwo wenda impamvu barwara imitima n'iki iyo havuyeho n'ifaranga rimwe byonyine tangira guhangayika kuko uri muri ugenda udikarayininga ujya mu gihugu. Ubundi papa ikintu cya mbere cyo zipfa kuba business nyine ipfa kuba yunguka gusa nta kindi umuntu areba. Ahubwo reka nigire mu nzu. Yego sha. Ariko urwana ko rumeze nkaho rufite ikibazo koko. Ndaza kucyongyonge gahoro menye icyo kiri mu mutima wacyo neza kuko
iki cyana ndabona kitangiye kuzana umutwe. ndakubwira ibyanjye ibyanjye ni amayobera gusa burya cyagiye uko nakagiye nagiye kureba nyine kwa Mukamana w'umugore nakubwiraga nasigiye abana banjye ubwo singezeyo nanjye ngenda nishimye bya bindi by'ababyeyi natakawe ndangije mpita nsanga rwose abana nta n'umwe uhari ayiwe icyaje kumbabaza kurusha ibindi asaba kwihanganye koko ukambwira ihangane umbwire ukuntu byari kugendekeye ariko se reka nkubaze ubwo koko iki cyohe cy'umugore kiratinyuka ngo abana imbwa zarabariye ubwo se zabari abaturanyi nabo namenye ko imbwa zariye abana ubwo se arakidedembya ntabwo baramufunga baramujyanye nyine warafunze mwana mama Dave urihangane yaba ni nkanjye mba naramwishe neza neza yihoresha nyabusabesha nakumira gusa ntabwo zinoresha umva ibyanjye biteye agahinda biteye agahinda abaturanyi se aturanye naho umugabo w'umukire nakubwiraga ngo ni Camille reka nawe nzabe ndi mu muhanda natemberamo mvuye ku gasantere simpuye nawe aho kugira ngo anyihanganishe aho kugira ngo agire ati ngiye kumva numva arambwiye Mama Dave ngo kwabaye umupfakazi nanjye nka undi ngo waretse tukihuza ngaho kugira ngo rwose ugomeze kuba uri wenyine umva neza numvise ikuzimu zizamutse ubaturira urutare nari mumereye umutwe gusa shaka gushinyagurira bigeze aho ngaho hari ikintu natekereje naratekereje nza gusanga ashobora kuba ari we wishe umugabo wanjye kandi n'urupfu rw'abana banjye wasanga nawe abifitemo uruhare se bihuriye he urumva bikeka se kumva abifitanye isano amena muri mu masoko nibyo nta mpamvu kuko rero babwiye ko tuzasubira iwacu nta mpamvu yo gusiga urugo rusa nk'itongo kandi twabigezemo rusa neza noneho rero ubu ngiye ku kazi ngiye iyo hakiri kare umunsi turahembwa ndagira ngo nze kubona uko mpagira kare dukomeze tujye iwacu kureba uko bimeze iyo bishoboka nari kubyihorera gusiba ariko bitewe n'uko turahembwa urumva ko nta kuntu nasiba natwe turagusengera genda ntagire n'utwikinisha kukwegera yego muravuga rwose muzakomeze mujye munsengera ku buryo tuzongera tukaba abakire nk'uko byahoze ni sawa sawa rwose none se nawe ubundi umugabo wanjye we n'uwo mugabo ngo ni Camille bari bafatanyije uruganda icyo gihe twari turi abakire cyane nakubwiye ko twaze turi abakire ndabyibuka ubwo umunsi umwe umugabo wanjye ajya Dubai kurangura aragenda akigerayo nta n'umunsi umwe wari washira ngiye kumva numva telefone sinyitabye barambwira ngo umugabo wanjye arapfuye mubitwa n'inkomuraho mwirwa urumva nawe nta wundi muntu ntihutiye gutabaza natabaje Camille nk'umuntu bakorana bari inshuti
ubwo nangira gushaka ibyangombwa ngo mpite njyayo. Kamira arambuza arambwira ngo sinjye kwiruka kuri ibyo bintu ndi umuntu w'umugore, ngo ahubwo reka wajyeyo ngo rwose njye nihangane ngume mu rugo arabikurikirana, kubera ko nta kintu nakekaga kuko naramuretse aragenda. Agezeho ndamuhamagara ni se wapimishije, ati twabona uko dupimisha umugabo wanjye nkamenya icyamwishe. Arangije arambwira ati ibyo ngibyo nabikoresheje, anzanira impapuro. Urumva nyine umugabo wanjye kumuvana Dubai ngo nze kumushyingura inaha byari kungora cyane. Ubwo yaragiye arabikora aramushyingura, tujya ku kiriyo nyine kirarangira. Ndangije nyuma nzaniye za mpapuro ndakira, nanjye numva yuko nyine ari umuntu utahemukira umuryango wanjye. Ariko shaho ubu ngubu nkurikije ibyo bintu arambwibaze ubuze abana nta n'iminsi 2 inyuzemo byibuze ngo irangire. Yabimbwiye ku munsi wa kangahe ngeze iriya, aba arambwiye ngo twihuse. Ubwo wumva uwo muntu ari gusa nshaka bafitanye isano. Yewe rero ibyawe ndabona ari agahinda gusa kurusha uko umuntu ashobora kubyumva pe. Gusa icyo ngiye gukora, ngiye kugufasha dushakisha abo bana nimba iyo nyamaswa itarabariye. Gusa nawe ntiwicare ugumye ushakisha iby'iyo nyamaswa ngo ni Kamire. Nuramuka umenya amakuru nzagufasha tumugeze imbere y'ubutabera. urakoze cyane kandi warakoze. Ndumva nta kindi rwose nagufasha pe, kuko ibyawe byose ni agahinda. Ntacyo utamfashije. Reka ngende ntarangaye n'amasaha yancitse rero. Ndagusuye iminsi 2 ni myinshi. Ndasanga na nyiramatongo noneho yewe nawe yayafunze nkaburi niba nerekeza niyo. Ewe reka mutwaze rero, ntabwo wakitwaza, reka nguherekeze ugende. No kujya ngusengera akagira Imana wenda wazava muri aya magorwa yose. Ukihangana. Papa, ndabona urimo gusoma byataye. Yego shaga ubu. Nari ndi gusoma, nari ndi kureba muza. Ndi kureba za rubrique hano. Ko bakahungu we ndabona umaje gusoreka. Urabona se papa? Ko nje kumera nkanjye shaho. Ngira agasore sha. Andi muri siporo rwose urabibona. Ariko buriya nanjye ntundebe gutya. Sha siporo narayikora cyane kungufu. Urabasha? Sha we nabyuze. Umva mwana umva. Nuko kandi ntabwo wanyigereza sha. Wowe cyane rwose. Uze nkawe papa. Cyane rwose. Ngaho se nimba ubasha kuramo duke. Urashaka ko tujyamo? Kuramo. Okay. Papa nka n'amakoboyi koko. Uri ready? Ready. Sipurite go. Cyane rwose. Saza nkawe ngaho. Papa, ukubite. Ufite umuntu umukambwe nawe. Umuntu umusaza nkawe koko.
papa iyo uza kuba igisaha mba nkwirengeje urambona ararara shakira ubona mwencho kaburo mwe sportif usenye kusha kujya wisomerere oya sha kujya wisomera papa ubuta ngira ngo se nongera kandi oya ariko yuta